Nguhaye ikaze wowe wahisemo kunkurikira, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi televiziyo cyangwa se uyu muyoboro, ni Chantal TV, ni umuyoboro mwiza w'abantu bashaka kwiyungura ubumenyi, kwiga ibintu bitandukanye byo gushobora kugira icyo umuntu yimenyaho, kugira inama tugirana kugira ngo tugire amarangamutima akomeye ndetse n'iterambere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero niba ari ubwa mbere uhageze, kanda kuri iyo nzogera ukore subscribe kugira ngo turusheho kwagura umuryango wacu, ndetse kandi nimba warayikoze washaringa iki kiganiro cyagira umumaro bagenzi bacu, ndetse nimba hari udafite n'iyo telefone wamuganiriza kuri bimwe tugenda twiyungura wumva byagiriye umumaro ubuzima bwawe, byaba nabyo ari byiza. Icyo tugamije ni ukugira ngo twese tubashe kugera ku bumenyi bumwe na bumwe dukeneye mu buzima kugira ngo turusheho kubaho twishimye ndetse tubana n'abandi neza. Hanyuma rero uyu munsi ufite ingingo nanone nziza cyane dushaka ko tuganiraho, ivuga kugerageza ibintu bishya, gushirika ubwoba bwo kugerageza ibintu bishya, kubera ko abantu dutinya gufata imyanzuro mu buzima. Umuntu akavuga ati ntawamenya ubuse ndamutse ntangiye ibintu ntibigende neza. Turimo turagenda dusatira ingingo yo kujya mu bintu bijyanye no kwihangira imirimo, ariko ndashaka ko tuvuga muri rusange kuko sindinjira neza mu buryo bwo kwihangira imirimo, ariko shira ubwoba, gira imbaraga zo gutangira ibintu bishya cyangwa se kugerageza ibintu bishya, kubwo kugira ngo ubashe kumenya uko nabyo bimeze, kubera yuko biri mu byatuma iterambere ryawe ryihuta. Mfite rero ingingo eshatu nabwo kuri iyi ngingo nshaka ko tuganiraho. Kugerageza ibintu bishya, hari ukugerageza ibintu bishya umuntu agerageza ibintu bijyanye ibikorwa by'iterambere. Hari no kugerageza ibintu bishya cyangwa se kugerageza ahantu hashya, ugahaguruka iwawe ukavuga uti njye ndashaka kugera hariya imbere cyangwa hariya hakurya, njye kureba ukuntu hameze. Ikindi nifuza ko tuvuganaho ni ukugerageza abantu bashya. Shira ubwoba, gerageza ibintu bishya, abantu bashya cyangwa se ibikorwa bishyashya, kubera ko ibyo bintu abantu bose barabitinya. Umuntu agatinya kugira inshuti runaka kuko atinya ibyo yahuriramo nabyo, akavuga ati uyu muntu simuzi, ntabwo natinyuka gupfa kubana nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera yuko aba afite ubwoba ko atamubera inshuti nziza. Ibyo rero reka tuvuge ku rugero rumwe. Ufata urugero ku muntu mwamenyanye mu buryo wenda muhuriye mu birori, muhuriye ku kiriyo, muhuriye mu kazi, ukemera kubana nawe cyangwa se ukemera kugirana urugendo nawe. Muri za nshuti zawe ufite wabonye mu buryo busa nkaho utatekerezaga, ureba inshuti zagiye zivamo, zirimo. Ntabwo bivuze ko umuntu kuba mwarakuranye mugaturana igihe kirekire, ukamwigaho igihe kirekire, aribyo bimugira ko yakubera inshuti wenda mu buryo bumwe. Ariko nanone umuhaye umwanya, umuntu umwanya, umugerageze byanze bikunze. Ntabwo wafata umuntu ngo uhite umugira inshuti yawe gutyo gusa. Uzabona ko mu by'ukuri kugerageza umuntu ukareba ko yakubera inshuti nabyo biri mu bintu by'ingenzi. Reba rero abantu mukorana mu kazi, hari abantu bakunze kugira ubwoba bwo kugerageza inshuti nshyashya. Umuntu akagenda, nimba ari imirimo ukora ukayikora, abantu bakuvugisha ukabasubiza ibijyanye n'akazi, mu kazi ukaba nta nshuti mu by'ukuri uteganyamo, kuko watinye kugerageza ko mwaba inshuti muri iyo mibereho ya buri munsi. Reba inshuti ufite uyu munsi, urebe uruhare wagizemo kugira ngo mube inshuti. Hari igihe ibihe bihitamo, yego abo tugumana, ariko fungura amarembo, fungura umutima wawe, abantu bagusange cyangwa nabo basange, bizagira umumaro. Uzabona ko hari igihe bakubera inshuti. Ikindi, reka tuvuge nk'abaturanyi, wenda wimukiye ahantu mu gihe runaka, ntubamenyereye, ntibagusanze ngo bakubwire ati wenda tuguhaye ikaze muri aka gace wajemo, noneho wowe urahageze nawe wigumiye mu rugo rwawe, ntawe muvuganye,
uzasanga hari byinshi watakaje kuko abo bantu bashobora kuba badafite wenda iyo mpano yo kuba baza bagusanga uhageze, ariko wowe wabasanga bakakubera rwose inshuti kandi cyangwa abaturanyi kandi beza. Rero dufungure imitima yacu, wenda ntitwakire abantu bose ako kanya, yego ugenzure, ariko ni byiza ko umuntu akora uko ashoboye akabona inshuti aho anyura, aho atuye, aho akorera, nabyo ni ibintu by'ingenzi. Hanyuma tekereza nanone uburyo umuntu ashobora kuba afite akazi akakagumamo, akaba adashobora kuvuga ati uwagerageza wenda n'aka ka bizinesi nkakongera mu mirimo nkora, cyangwa se niba ukorana na bizinesi ukaba wikorera, ntutekereze ngo uvuge ngo nimba ngiye ncuruza ibi bicuruzwa reka ngerageze n'iki kindi neseye, cyangwa ndebe ko nacyo cyazangirira umumaro. Ukaba tuvuge nk'abantu bacuruza ubucuruzi bunini, wenda ucuruza kenkayori, ufite ibikoresho runaka wagiye umenyereza ukora, ukaba udashobora gufata iyo kenkayori ngo ube hari akandi gakorwa ku ruhande cyangwa se ikindi gikorwa ku ruhande wakongeraho, wanareberera nubwo yaba atari wowe ukirimo ariko kiri hafi yawe. Cyangwa se uri umucuruzi usanzwe mu bacuruzi b'ibicuruzwa biciriritse, ukaba wenda ucuruza tuvuge botike, ukaba muri iyo botike udatekereza yuko wanashyiramo wenda na mobile money. Ibyo ni ibikorwa umuntu yagerageza kureba ko nabyo byamubyarira inyungu. Ntabwo ndimo ndashaka ko twinjira mu bikorwa nyirizina amazina yabyo ngo tuvuge ngo ese mu by'ukuri ni ikihe gikorwa wakongera ku kindi ufite, wenda tuzabigarukaho ku bindi biganiro. Ariko nimba ucuruza wenda imboga, kuki utashyiraho ikindi kintu ku ruhande, kuko nabyo birashoboka. Ushobora kuba ukorera ahantu wenda mu isoko hatakwemerera, bakaba baragiye bashyiraho limite akavuga ngo aha ni mu mboga, wenda aha ni mu biki, ariko ibishoboka ko wakongera akantu ku kandi ufite mu buryo bw'iterambere, nabyo byaba byiza, byakwaguka. Hari umuntu wenda ubwira uti kuki se ukora iki, kuki utakora iki ngiki, akavuga ati biriya bintu nta kigenda byunguka amafaranga make, hano nunguka wenda hanunguka aya, ariko iki ngiki cyunguka make cyane. Ariko yirengagije ko nimba icyo kintu yakireberera ari no muri bya bindi yakoraga, akabona kandi ni ukuri ikibazo si uko atabishobora, yabigerageza nabyo. Ongera utekereze akantu wafatanya niyo cyaba gito, wafatanya n'ibyo ibikorwa byawe ukora buri munsi bikubyarira inyungu. Nimba wungukaga ibihumbi 200 ku kwezi, nimba ahandi wungutsemo ibihumbi 50 ku kwezi, bitwaye iki? Wabigerageza, byagira umumaro kandi byakubaka mu by'ukuri umuryango wawe kurushaho. Nari mvuze rero kugerageza ahantu, ukaba utuye ku gasozi runaka, tuvuge urugero ntuye Kicukiro, ukaba uri muri Kicukiro, ukaba utaragerageza kuvuga ngo ese buriya wenda Kacyiru cyangwa Kabeza yo imeze iti. Abanyarwanda wenda ntabwo abantu benshi baragira umuco wo gutembera, ariko abantu bo mu bindi bihugu usanga bakunze kugira imico yo kujya ahantu mu by'ukuri kuruhuka. Tujya tubona abantu batandukanye baje mu bihugu byacu, bamubaza ikintu yaje gukora akavuga ko yaraje kureba muri parike y'Akagera, yenda mu birunga. Ugasanga twebwe ntabwo urafata umwanya wawe ngo utange ayo mafaranga yawe ujye kureba ibyiza bitatse u Rwanda, uharebe wumve unezerewe. Umuntu akavuga ngo baba bari abantu baba barahazi. Ntabwo ari byiza ko amafaranga dufite tuyabika gusa cyangwa tuyabyazamo ayandi. Mu by'ukuri n'ubuzima bwacu bukeneye nuko ayo maso yacu no kubona ibyo byiza bindi, umuntu akumva aruhutse, umuntu akumva yishimye, umuntu akabona n'icyo yaganiriza abandi. Kwinjira mu mirimo itubyarira inyungu nibyo, ariko ntabwo ari byo gusa byubatse ubuzima bw'umuntu. Yego umuntu ashobora kugira n'ibindi byatuma anezerwa, abayeho neza, akaba yanabiganiriza n'abandi, ukumva imibereho iragutse.
Niyo mpamvu rero nari mfashe uyu mwanya kugira ngo twongere dutekereze ku mibereho yacu. Ubuzima buriho, bushobora kubaho igihe runaka bukagera n'igihe burangirira, ariko ni byiza kububamo muri buri nguni yose y'ubuzima, ukavuga uti ndumva uyu munsi nankoreye fanta muri ziriya restaurant, reka njye n'ahandi, reka mparebe, reka mpifotoreze nubwo utanahifotoreza, reka ngereyo ndebe uko hameze. Batajya bavuga ahantu nawe ukamera nk'aho utahazi, nimba ari mu Kagera reka nzajyeyo, nimba ari kureba ingagi reka nzajyeyo, nimba ari mu bikorwa runaka abantu bahuriramo akaba ari ahantu heza, abantu bahurira muri jardin nawe ukaba wahagera, umutima wawe urishima. Kandi nubwo utamenya ibituma umuntu anezerwa, hari igihe umuntu ashakishiriza ibyishimo hirya no hino runaka, mu bintu runaka, cyangwa akaba avuga ngo yabuze ibyishimo kubera ko atigeze afata uwo mwanya ngo abashe kumenya ibyanezeza umutima we. Igihe cyose urimo gushaka kugira ibintu bishya wunguka mu buzima bwawe, ndakubwiza ukuri ko umutima wawe uzanezerwa, uzabana neza. Hari ibintu byinshi bigenda bituma umuntu abana neza n'abandi, yishima, ababanira amahoro, kuko nawe agenda yubaka amarangamutima ye, agenda yubaka ibyishimo bye, kuko hari ibyo yagiye agerageza. Iyi ngingo rero tuganiriye uyu munsi ntigupfire ubusa. Gerageza ahantu hashya, gerageza ibikorwa bishya, gerageza inshuti nshyashya. Nubwo ufite inshuti, uyu munsi ndi kuvuga inshuti, ariko hari umuntu wambwira ati njye nta n'inshuti ngira, inshuti zarampemukiye. Gerageza inshuti nshyashya, wicika intege ko kanaka atakubereye inshuti wifuzaga ngo wumve mu buzima bwawe ucitse intege ubivuyemo. Ongera ugire izindi nshuti. Inshuti zagukomeretsa ariko inshuti zanakomora. Akazi kamwe kaguhombera ariko akandi kazi kakungukira. Mureke tugerageze twongere dufungure imitima yacu, dufungure imirimo yacu, dukora ibikorwa bitandukanye. Nimba ari n'amafaranga, ndabizi ko ari igihe umuntu aba mu by'ukuri abona ubukungu bwe butifashe neza kumva ntiyasohoka nk'uko ndi kubivuga, ariko hari n'igihe wagenda n'amaguru ugatembera, ukareba hirya, ukareba hino, aho ushobora kugeza amaguru yawe. Nimba ufite ubwo bushobozi, wabikora kuri wowe, wabikora ku muryango wawe, wabikorera inshuti zawe, nabwo waba ugize neza. Mureke twiyungure, mureke twikunde, mureke twishime, mureke tubeho nk'abariho, kandi bizagira umumaro tukiri kuri iyi si. Umuntu mu by'ukuri agasa nkaho afitiye umumaro ubwe ndetse n'abandi benshi bamukikije, bizagenda bitugeza ku byishimo nyabyo. Murakoze, mukomeze rero musangize ibiganiro n'abandi. Ni bito ariko bifite imbaraga nini cyane mu buzima bwacu, ndetse mukore like, muduhe comment, mutubwire n'ibindi twabaganirizaho. Ciao ciao, naho ubutaha. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Murakoze.